muhanzi ati rukundo bambi iyaba rwarambaga ntirushire. Nizere yuko rero rutazashira kandi rwose pe burya urukundo ni ingenzi iyo ruriho ibintu byose bigenda neza. Nubwo muri iyi si dutuyemo ababi bariho bagashaka urukundo rushiraho, oya tujye tubirwanya kugira ngo urukundo rubeho. Nguhaye ikaze rero muri runo rukerera, uragenda uganirizwa na Kisake. Aya ni amasaha meza cyane twicara hamwe tukarebera hamwe uburyo ki twagubwa neza, tukarwanya uburwayi buba burimo buragenda bwototera imibiri y'abantu cyangwa se ubuzima bw'abantu, tukabuhashya kugira ngo abantu bagubwe neza, abantu babeho batekanye mu buzima bwabo. Nguhaye ikaze rero we uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, ndetse namwe muri mu mujyi wa Kigali cyangwa se umuntu utwumva ayibereye mu mahanga, nawe muhaye ikaze kuko burya ajya adukurikirana. Iki ni ikiganiro cy'ubuzima tuba twinjiyemo, utega amatwi. Ahangaha hari ibintu byinshi twibandaho tukamenya uburyo cy'umuntu agomba kubaho arwanya uburwayi bwamwinjirira, uburwayi busanzwe bwo mu mubiri cyangwa se ibijyanye n'amarozi n'imyuka mibi, ndetse n'ibindi byinjirira ubuzima bwacu muri rusange. Hari byinshi rero tugiye kuganira. Ntabwo ndi njyenyine ahangaha, ndi kumwe na ya nzobere ejo twari kumwe, ejo twabanye, tugiye kubaganiriza byinshi bitandukanye kugira ngo turebere hamwe uburyo cy'umuntu yabaho amerewe neza. Nguhaye ikaze. Nongeye kubasuhuza, igitondo cyiza. Waramukanya amahoro y'Imana? Amahoro aruzuye cyane rwose. Tuje duhura n'abantu, burya abantu ntabwo bajya baryama. Ntabwo baryama rwose. Iyo ushaka gutera imbere kuryama urabyihorera rwose, ukaryama amasaha makeya kuko ubuzima nyine niko bugomba kumera, nta kundi. Natwe ariko tuba tuzindukiye ahangaha kugira ngo twibutse abantu ko hari ibintu bibashaka by'uburwayi cyane, ndetse n'uburyo bagenza gute. Icyambere ni ubuzima. Icyambere ni ubuzima. Ubuzima iyo budahari n'ubundi umuntu we ku giti cye ntago aba ahari. Niyo mpamvu tuba tuzindutse muri kino gitondo kugira ngo tubaganirize, turebe hamwe uburyo ki twakwirinda uburwayi, cyangwa se uwaramutse abufite yarwaye yarembye, gire gutya nyarukire kwa muganga, cyangwa se atugane aze tusuzume tumenye ni ibiki bimuriho, noneho tube twamufasha. Kawo na udani. Yes please. Nguhaye ikaze rero. Ikaze ihari. Yego. Ejo twaganiriye ku burwayi butandukanye. Ubwo burwayi butandukanye bwari bufashe ku nzoka yo bita aterikosifari. Yes. Ejo twibanze kuri telekomunasi. Buriya kenshi na kenshi hari ibintu, reka tubwira abaduteza amatwi muri kino kiganiro, utega amatwi uraza kumva, kuko abantu buriya maze kubonaho dani, abantu neza baragenda bashira batabizi cyane. Ibaze nawe nimba ushaka kubaka urugo ngo uruhamye, buriya tujye tugira inama abantu bubatse ngo n'abashaka kuzubaka cyane, kuko hari ibintu bikubaho mu rugo rwawe warangiza ntubimenye bikagusenyera urugo 100%. Buriya umuntu agiye kubaka hari ibintu agomba kugenderaho. Yes. Hari ikijyanye n'imibonano mpuzabitsina, icyo ngicyo ni ngombwa. Nese ko ari yo nshingano y'urugo. Cyane yapfuye n'ibindi byose babyapfuye. Umugabo agomba gutanga uburyohe mu rugo. Yes. Umugore agatanga iki? Uburyohe mu rugo. Tugendane, kuko kenshi na kenshi ibi bintu bisenya ingo tugiye kuganira. Noneho turareba n'uburyo ki hari icyakorwa ukirinda bya bindi byasenya urugo cyane. Abantu baduteze amatwi muri mu modokari, muri mu mayira mugenda cyangwa se mukiryamiye, ndashaka ko mudutega amatwi neza, noneho tukarebera hamwe ibi bintu bisenya ingo. Twari twibereye kuri iyi nkingi nyamwamba ya mbere. Yes. Yo kubaka urugo. Turareba ngo umugabo hari ibyo agomba kuzuza. Yeah. Umugore hari ibyo agomba kugenza gute? Kuzuza. Noneho turareba ngo ese ni ibiki bibi ntambamenyi kugira ngo nubuhe burwayi bufata umugabo, nubuhe burwayi bufata umugore, noneho za nshingano z'urugo zabubatse ntizuzuze neza. Ugasanga zapfuye zarangiye. Icyambere twarebye dusanga ni telekomunasi. Yes.
Telekomunasi ejo twayiganiriyeho neza turebera hamwe ibimenyetso byayo. Muri akenshi na kenshi teka tubanze tunyuriremo abantu batari baduteza amatwi ejo, tubanyuriremo muri make y'uburyo ki basobanukirwe agaciro k'umubiri. Yego. Umuntu muzima abahagaze ate? Yego. Atandukaniye he n'umuntu uburwaye? Uburwaye. Noneho za nshingano z'urugo ubone kuzuzuza. Twari twibereye kuri Telekomunasi. Tubanyuriremo gatoya ibimenyetso byayo. Ariko tutarababwira ibimenyetso byayo, reka tubanze tubaho umurongo twumve ko baduteza amatwi. Uwo murongo baze kwandikaho ubutumwa bugufiya cyangwa se banaduhamagare. Andika 078 00 75 130. Uwo ni umurongo wa telefone. Ni 078 00 75 130. Uwo ni umurongo wa Kisacyo ugombe uwandike. Ejo n'ejo bundi wagufasha. Uramutse urwaye, uramutse urwaje, ubuzima bwanze, mpamagara. Mbibutsa ko nabashyiriyeho igikorwa cyo kubafasha. Shaka amafaranga 10,000. Iyi promotion itazagucika utayijemo. Burani nko kubafasha. Mpamagara ejo n'ejo bundi ku murongo wa telefone wa 078 00 75 130. Kawonawo. Twarimo turagenda tubwira abantu uburyo ki hari ibibazo byataka imibiri yabo, noneho ingo zabo zigasenyuka cyane. Ugasanga umugabo arahora aribwa mu kiziba cy'inda, arajya kwihagarika aribwa, ababara, cyangwa se akagenda gatonyanza utuntu dukeya, kubonana n'uwo bashakanye bikananirana cyane. Twarimo turagenda tubanyuriramo mu byo ejo twaganire kugira ngo noneho nabo bamenye aho twari tugeze. Bumve ko ikintu cyo twababwiye kiriho hatari icyo tuvana iruhande cyangwa gushakisha, ahubwo iyo ndwara ko ihari iri mu bantu. Ariko benshi badasobanukiwe ku iyo ndwara ibaho cyangwa se iterwa n'iki, batanabizi. Noneho Telekomunasi ndashaka ko ariyo tubanza tugaheraho tukajya noneho no kuri telekosefari. Abantu bazi ko ari inzoka zisanzwe kandi zataka ubuzima bw'abantu cyane cyane muri iya myanya y'ibanga ku mugore ndetse no ku mugabo. Ugasanga kubaka urugo biramunaniye, kujya mu kazi nabyo biramunaniye. Muri urugo iyo rwakunaniye mu rugo buriya n'akazi neza ntugakora, ufite umushiha. Nese menya iyo ugeze ku kazi uba ufite umuhangayiko w'urugo bitewe neza yuko wasize mu rugo bitagenze neza. Nese ubwo wasiga inshingano z'urugo zakunaniye, z'akazi zigashoboka? Ntibyashoboka haba na gato cyane. Noneho rero twararebye dusanga umuntu agira gutya akaribwa mu kiziba cy'inda cyane. Tubibutsa yuko ibi ngibi ubuno burwayi turimo turagenda tuganira ni ibibuza umugabo, ni ibibuza umugore kunoza y'amabanga y'abashakanye. Ariko cyane cyane hariho abantu benshi bumva ibi bintu bakumva ko ari inshoberamahanga, ariko ari inshingano runaka cyangwa se ari uburwayi buri permanent ku mubiri w'abantu. Ndongera kwibutsa hariho n'abanyamahanga bari mu gihugu cyacu nabo bakeneye kugira ngo basobanukiwe u Rwanda ni iki rubakoreye ku buryo bazagaruka iwabo bishimye yuko nabo babashe kugiraho ubuvuzi, nabo bakagenda bishima bavuga bati u Rwanda ni u Rwanda koko rufite abantu abavuzi gakondo bari permanent cyangwa se bari international. Cyangwa se bagira ibyo bazi cyane. Ndongera kwibutsa kumenyesha abarwayi bari ku mupaka w'u Rwanda kuberekeye Nyagatare, Kagitumba ndetse na hafi ya Kabare cyangwa se mu majyaruguru. Iyi ndwara ya Telekomunasi wenda reka mbanze mbacireho muri makeya mu rurimi rwo basobanukirwa nabo babimenya. Telekomunasi
ekwata ibitundu by'icyamanga bya njawulo. telekomunasi iragenda igafata ibice by'imyanya ndangagitsina. Obulwadde obwo uburwayi ubu ngubu bukoragana n'ibitundu by'icyama okusinzira ng'akawago k'omusulo. cyane cyane biragenda bigafata imyanya y'ibanga ndetse no ku myanya ishinzwe kunyara. Ku bakyala ekwata mu kye bayita n'abaana. Ku bagore iragenda igafata neza neza aho umwana bari, cyangwa se muri terisi niko babisobanura. Aha. Muri nyababyeyi. Okay. Ne mu nseke. Ikagenda igafata noneho ahangaha mu kiziba cy'inda. Aha. Itera kukwata no mu kawago k'omusulo. Iragenda igafata neza neza no mu bice bishinzwe kwihagarika cyangwa se kunyara. Obulwadde obwo uburwayi ubu ngubu singa bumara kuyingira mu control system y'akawago, iyo bugiye bukinjira neza neza mu bice bijyanye n'uruhago, feeling zifa neza neza. Reka mbabwira abantu mu duteza amatwi, feeling cyangwa se ubwiyumvayumve, apeti ibipfuye ihita ipfa cyane. Ecyo kitegeeza nti amaka gabaga weddewo. Uburwayi ubwo ngubwo iyo bwagufashe urugo rurasenyuka. Nayo kiwurira abantu ndacyumva neza. Abantu baduteza amatwi nabo babyumve. Iyo uburwayi ubu ngubu bwamaze kugufata urugo ruragenda rugasenyuka. Uti rusenyuka gute? Reka dusobanurira abantu. Ubivuze muri urwo rurimi nanjye nsobanurira abantu. Noneho ubu tugiye kugaruka mu rurimi noneho rwacu. Bariya nabibiragaho ibanga mbereke yuko natwe twakandagiyeyo, ibyabo nabyo tubizi, nabo babimenye yuko ubuvuzi buhari, bamenye ko igihugu cy'u Rwanda nacyo kivura. Urakoze cyane. Nimba uburwayi buno bugufashe bwa telekomunasi, uragenda neza neza urugo rukakunanira. Urugo rugasenyuka. Uti rusenyuka gute? Ariko ni gute byasenya urugo? Reka mbanze nkubwire impamvu rusenyuka. Igihe urukundo mu rugo ruzaba rwaboze, burya batazakubeshya ngo kubaka urugo nuko hashya umugore akarya gahaga. Kirazira. Icyo ntago ariko kiri. Cyangwa se ngo nuko wamugura imyenda myiza. Reka aba yaravuye iwabo ibyo abibona. Umunsi mwabanye mu ubumwe, akamenya ko agaciro k'umugabo kamuvanye iwabo kakamuzana mu rugo, kabonetse icyubahiro kizaboneka. Nawe uzahaha abimenye ko wahashye. Ariko nuhaha utuje za nshingano ntabwo azabimenya. Nese agaciro kaba kabonetse. Mu yandi magambo, ahangaha turi ku mugabo utajya noza za nshinga, atajya rongora umugore we cyane. Abantu baduteza amatwi bavuga bati se ubu hari umugabo utajya yuzuza zino nshingano. Bariho point 100%. None se nimba tumaze kubona buno burwayi bwa telekomunasi ko bugenda bugafata mu ruhago, mu myanya ishinzwe kororoka, mu kiziba cy'inda, ugasanga umuntu aragenda aribwa, ugasanga umuntu aragenda yishima mu myanya ishinzwe kororoka. Iyo mibonano mpuzabitsina, hari ijambo wavuze ryiza cyane, feelings cyangwa se ubwiyumvayumve burashira cyane. Ukareba uwo mwashakanye, umutima ukabishaka ariko umubiri ukananirwa guhaguruka. Ukanga umubiri ukananirwa kugenza guhaguruka. Umubiri wanahaguruka neza ukabipa. Menya iyo icyo cyamaje kuboneka, cyo bita gutera kabukoko. Iyo ugeze ku gikorwa cyangwa se kubaka urugo nk'uko bikwiriye, ntabwo ushobora kurenza iminota 2. Iminota 2 ukabura arangije. Noneho niyo urangije gishobora kugutwarira iminota 20 kugira ngo kongere gahaguruke. Rimwe na rimwe ukumva urabirambiwe na hahandi hakaba haboneka y'amazi aba agutera feeling zo kubaho hari icyo wakora. Ngo ni ku ruhande rw'umugore bose ukumva atangiye kukunukira nabi kubera yuko uba wiyumvamo nyine ko ari umwanda. Ukoze cyane icyo kintu. Sinzi nimba abantu baduteza amatwi mu cyumva. Ndashaka ko mpamagara turebe ko n'abantu byibura batwumva baduteza amatwi, tubone kujya kuri telekosefari nayo tubabwire ibijyayo uburyo kigenda ikangiza hariya hantu. Umugore akahurwa imibonano mpuzabitsina, umugabo agahurwa imibonano mpuzabitsina. Ndashaka abanzo wandika umurongo wa telefone wuteza amatwi. Umurongo wa telefone ni ingenzi. Mbibutsa ko ino gahunda
babatwaye bashyiriyeho, turi kumwe namwe. Iyi nzobere mba nayizanye kugira ngo igire bimwe ibabwira, ndetse nawe ushaka kwivuza, ushaka ko byibura wahura n'iyi nzobere, ngwino tube twagufasha. Andi ku murongo wa telefone, ndi ku murongo wa telefone wa 07 8 00 75 130. Murongo wa telefone ni 07 8 00 75 130. Nimba uduteze amatwi duhamagare. Hari igihe waba ujya kwinjira muri kino gikorwa ukabona ubuzima bwawe burakinaniwe cyangwa se buranze neza neza. Kubera iki? Uburwayi burahari. Ese bukuriho? Mpamagara ejo mundi uze tube twagufasha. Hari na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 25 92 63 ndongera nyigusubiriremo, ni 07 25 92 63 36. Nimba uduteze amatwi duhamagare, dusuhuze, turamutse, tumenye yuko turimo. Hari igihe buriya kabonaho Dani, twaba turimo turagenda twibwira tutazi ko aya majwi yarengana kino gisenge. Nimba muduteze amatwi duhamagare, muturamutse. Mwaramutse neza? Igitondo cyiza. Mwitwa bande kandi muherereye hehe? Ngo uyitwa nde? Ikibazo cyawe ni ikihe? Ujya uribwa mu kiziba cy'inda? No, hari inzobere turi kumwe aha ngaha, uzazi gusuzume, nimara gusuzuma imenye ikikurya mu kiziba cy'inda, nimba ari mu buno burwayi turimo turavuga cyangwa se ari ibindi, noneho tubone kuzagufasha. Urakoze cyane. Urumva abantu baba duteze amatwi rwose cyane. Mwaramutse neza? Igitondo cyiza. Kuri twese. Witwa nde kandi uri hehe? Nitwa Nizeyimana, ndi Rutsiro. Mu Rutsiro muraho ni amahoro y'Imana? Amahoro. Aha, gusha ku ntego ibi bintu turimo turagenda tuganira. Uri umugabo urubatse? Ndacyari sibateri. Urakiryamiye hahandi. Yego. Ariko ejo n'ejo bundi uzaba nawe umuntu w'umugabo wubaka urugo rwawe. Ikiganiro nanjye nayikurikiye cyane. Wagikunze? Ubu burwayi rero nubona ubufite cyangwa se nawe ubwawe ukabugira, uzanyarukuze tube twagufasha. Yego, mukorera hehe? Irubengera. Abantu muri mu Rutsiro muraza mugere hano Rubengera, hano ku Kibuye. Nuza ukagera Rubengera, uzampamagare kuri no murongo wa telefone nkuyobore. Sawa, murakoze cyane. Yego. Waramutse neza? Igitondo cyiza bambi. Mwitwa bande kandi muri hehe? Uri muri Kigali. Bimeze bitera iki kiganiro turimo turagenda tuganira kuri bino bibaza abantu bahura nabyo bakananirwa kuzuza inshingano zabo mu rugo. Nawe ujya ubibona cyangwa se nawe ubyibonaho? Ahubwo ikibazo mfite. Yego. Abantu ngura nk'isaha yose tunarangiza. Isaha yose utararangiza? Ku buryo wumva mu bugingo bwawe nta kibazo kirekire cyaba kirimo se? Ayo nago ari ikintu kirekire kirenze. Iyo urangije se nago ugeraho kubabara cyagutonekara. Reka nkwibarize gatoya. Ahubwo mbanyishaka kurongora. Iyo urangije nyuma y'isa, wenda nyuma y'isa by'urarangiza se? Aha. Uwo muri kumwe abamerewe ate? Ambwira ko natinze nyine. Aha. Reka nkugire inama.
ubushakashatsi bwagaragaje yuko ubundi hagati y'iminota 15 na 30 aho ngaho niho umuntu yakabaye abonera ibyishimo by'imibonano mpuzabitsina. Iyo birengeje ukagera mu isaha urumva biba byabaye ibindi biba byajemo ikidobya. uzaze byibura uwo muvuduko uba ufite buriya kabonaho Dani. Yes. Uyu mugabo azaza tugereho wambwiye kuri Kigali uzaze Kicukiro centre mbanze nsuzume menye kuko buriya kenshi na kenshi hari imisemburo abantu bagira ikabirenze ari myinshi cyane. Hari imiti uhabwa utananyoye we hari n'igihe ashobora kumva ko nta kibazo afite ariko kirahari, ariko umukobwa wari kumwe nawe cyangwa madamu we umugore we agahura n'ikibazo cyane cyo kuba we yakwangirika imbere cyangwa se akangirika mu bice bya hano mu kahago cyangwa se mu kiziba cy'inda. Uyu mugabo azaza tugereho tubanze tumenye uko bihagaze cyane. Turi hano Kicukiro centre. Hano Kicukiro centre reka mbonereho no kuyobora abantu baduteza amatwi. I Kigali Kicukiro centre turahari. I Kigali Kicukiro centre turahari kugira ngo tube twahabafashiriza. Nuzu ukagera Kicukiro centre duhamagare. Ahandi ni hano iburengerazuba ku Kibuye. Uraza ukagera Rubengera neza. Irubengera iyo wahageze tayari buriya uba wageze gutya watugezeho. Nuzu ukagera Rubengera duhamagare. Waramutse neza? Yego. Igitondo cyiza. Kuri flash. Yego wahageze rwose. Uravugana na muganga Kisake ndetse n'inzobere yitwa Kawonawo Dani. Yego. Ikibazo ni icyerera. Ikibazo ndaryama. Ngasanga nyine ntacyo. Hey. Mbese muri make kwirangirizaho nta mugore uba ufite cyangwa uba uri wenyine mu nzu uri free? Ndamufite. Wirangirizaho kandi umufite kandi amufite. Naringize ngo ni umusore. Hari igihe abasore bagira ibyo kwikinisha ariko noneho ni umugabo kibaho. Nibagiye kumbaza ngo se umugore wawe aba yakwimye? Hari abagore bima abagabo da. Bibaho. Ako nk'umugore unteza amatwi ubundi kenshi na kenshi umugabo aba yaragushatse kugira ngo hari inshingano wuzuza. Nawe hari izindi yagenza gute yuzuza. Ariko menya banza usobanukirwa umenye yuko hari indwara zitandukanye. Ushobora kurwara indwara y'ibitekerezo ikakunaniza apeti yo kuba wakubaka urugo. Iyo nayo ni indwara dufite icyo bita counseling. Ko kugira inama nibyo wakoresha n'uburyo wabaho kugira ngo urugo rwawe rugarukeho rumere neza mbega rusubire ku murongo. Icyo nacyo gishobora kubaho kuba umugore aba afite ibibazo runaka bigatuma apeti y'urugo ibura gishobora gutuma adashobora kuryamana n'umugabo. Ugasanga neza aragira ubwoba bwo kujya kuryama umugabo atarasinzira cyane. Kavuga ati noneho ndabigenza nti yego uzaza utugereho nawe cyane. Tugereho kugira ngo tubashe kukuganiriza iyo bita counseling. Ababishinzwe barahari. Noneho rero wongere umererwe neza. Umurongo wo naguhaye wa telefone ni 0788 00 75 130. Mbibutsa yuko uracyari kumwe na Kisake ndetse na Kawonawo Dani. Turimo turagenda tuganirira abantu ibi uburwayi bubabuza kuzuza za nshingano zo mu rugo. Ugasanga rimwe na rimwe umugore ari mu rugo ariko arahora aribwa mu kiziba cy'inda. Reka noneho twigendere tujye kuri telecosefari. Abantu babyumve neza. Kenshi na kenshi hari igihe ibintu abantu baba babifite bibereye mu rugo ugasanga rimwe na rimwe ubuzima bwawe burangiritse. Nyine bikababera inandara yo kuba buri kimwe cyose kiba kitari nk'uko bikwiriye, kitari mu murongo neza cyane. Kenshi na kenshi hari igihe reka mbanze hari igihe waba unteze amatwi ufunguye kiramajwi yawe aka kanya hari bimwe na bimwe uzajya ujya kwibonaho. Nyababyeyi yawe ugasanga yatangiye kuzaramo utubyimba
mu kiziba kino ugasanga hakuriye, noneho mu bijyanye n'umugongo ugasanga urakurya, mu gitsina harakurya. Ibyo ni ibimenyetso bitandukanye by'uko ufite tirikomonasi. Iriya tumaze kugenza gute kurangiza tirikomonasi ngiyi iyo igufashe gishobora kukuzanira no gusohokamo nyababyeyi ugasanga irasohotse, ugasanga kenshi nibyo abantu se bajya bavuga. Ndashaka kugisobanurira abantu. Ugasanga neza neza mu gitsina haje bamwe baravuga ngo ni ikinyama cyasohotse kirimo kirasohoka. Burya iyo yakuze hari igihe yicara ugasanga nyababyeyi irasohotse, aricyo bita twakita kumurika. Burya ni nko kumurika rika tukita uko nguko, kubera yuko kirasohoka kikongera kigasubirayo. Icyo kiba kikwereka ngo buriya bukoko iyo bumajije kuzenguruka ikiziba cy'inda abatagishobora kubarasinga icyo twakabaye imbaraga zo mu kiziba cy'inda ziba zimaje kugabanyuka. Ubwo twari turi ku bimenyetso, noneho tirikosefari iyo igufashe bigenda bite? Iyo ikugezemo haba umugabo haba umugore bigenda bite? tirikosefari igihe kimwe na kimwe ahangaha nk'uko nababwiye, ni hari ukuntu nyaruka nkamenyesha n'abari ku mipaka n'abari hanze y'igihugu, kubamenyesha yuko ubuvuzi gakondo bufite aho bushingiye. Mereye nk'uko nakubwiye ejo, kera mbere na mbere mu bakurambere bacu habagaho icyo bita icyuhagiro cy'abana. Icyuhagiro kigakingira. Icyo cyuhagiro cyangwa se kuhagira abana cyatumaga umuntu wazanye icyo bita imikoshi, imyakuye cyangwa se ibibazo n'imyaku n'imikoshi yaza guterura umwana, yaraje guhumanya umwana. agasanga umwana afite icyo bita security, agasanga ubwirinzi burahari kubera cya cyuhagiriro. Ibyo tuzabigana neza ejo. Ariko icyo waruzanye ndacyumva. None ubu buzima bwacu turimo, ubu burwayi bwo muri iyi minsi bubuza abantu kubaka za nshingano. Izi nshingano rero iyi ndwara iyo imajije kugera ku muntu agira ikibazo cyo kwishimagura, kwihagarika, agatonekara nk'uwariye urusenda. Ndashaka tugende gake babyumve. Nicyo gihagarara cyane ku bagabo. Icya mbere gutonekara, akumva afite uburyaryate ku gitsina, ku mutwe w'igitsina. Noneho cyangwa rimwe na rimwe yamara nko kuryamana n'umugore cyangwa yaba yinjiyemo imbere akumva ameze nk'uwagiye muri firigo, akumva kuyeho nanone. Nicyo kintu narigiye kukubaza. Tirikomonasi na tirikosefari ni inzoka zitandukanye, ariko zenda gukora ibintu bisa. Kuko zose zikora ziturutse, imizi yazo ishingiye hasi mu myanya yihagarika cyangwa se mu myanya ishinzwe kororoka. Buriya yashobora kurongora umuntu umeze gutyo. Ararongora, ariko ntashobora kurenza n'iminota 3. Ahubwo se buriya ntaba arimo arangiza cyangwa se kwanduza uwo bari kumwe. Nyine kubera ko we abatabizi kandi abagomba kuzuza inshingano ze nk'urugo, abagomba kugikora. Ariko mu bintu bya mbere na mbere cyo nabasha kumumenyesha umuntu nk'uwo nuko yaza tukamusuzuma, tukitegereza ikibazo ahantu gihagaze, akabasha gukurikiranwa, agahabwa imiti, cyangwa se tukaba twamurangira no mu byo yakoresha mu byo kurya bishobora kongera vitamine zishobora kurwanya ya ndwara kuba yamuvamo, ikabasha no kuba yakwangiza umugore cyangwa se umugore wafite. Kuko n'umugore iyo atangiye gufata izo ndwara zishobora gutera ikibazo, yaba twite nk'umwana, wa mwana akavukana indwara iyo. Niyo mpamvu usanga abana benshi yiseseka nk'urutoki mu gitsina, arimo yishimagura, baba baravukanye izo ndwara. Burya ashobora kwivukana. Ugasanga umwana arimo aragenda yishima hagana hasi, kumbe ni ibyo yavukanye. Abantu bagiye bivuza hakiri kare. Noneho hariho n'abantu bakuru bagira ikosa, ibasi akarabiramo akaba ariyo yuhagiriramo umwana kandi ari uruhinja. Ibaze nawe pe, bya birwara byo yari afite agatangira kubisiga umwana yabyaye kubera amwuhagiriye mwibase. Undi yogeyemo. Abantu mubyumva mudute rwose pe, murabyumva, mujye mubyirinda. Cyangwa se nimba buryo uburwayi bwakujeho, nyaruka uze hano tuba turi tugufashe cyane. Mbibutsa ko hari promosiyo twabashyiriyeho, shaka 10,000. Numara kuyabona uze tubanze dusuzume tumenye ikibitera,
tubone kugufasha. Ariko iyo uburwayi bwawe bukomakomeye hari izindi mbaraga tuzakoresha cyane. ushaka andi mafaranga cyangwa se tuvugana uburyo ki tuzajya tugenda tugukurikirana gahoro gahoro, ubuzima bwawe bukongera bugasubira ku murongo. Burya ntacyo utatanga kugira ngo ubuzima bwawe bubeho. Ese ubuzima iyo budahari ugira ngo hari ikindi kiba gihari? Ntacyo. Icyambere ni ubuzima. Reka mbibutse umurongo wa telefone baduhe message cyangwa se ubutumwa bugufiya cyangwa se banaduhamagare. Umurongo wa telefone wa Kisacyo uzajya uhamagara ukaza ukabonana na zino nzobere muri kino kigo kwa Kisacyo. Andika 078 00 75 130 078 00 75 130. Hari na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 25 92 63 36 07 25 92 63 36. Kaonawo ndashaka ibimenyetso no ku bagore. Ibimenyetso bimwe bifata ku bagore. Ibimenyetso bimwe bifata ku bagore. Yes. Hari ukuzana uduheri mu myanya ndangagitsina. Aha. Utwo duheri rero iyo atangiye kutugira ku buryo agakanda gutya kakavamo utuzi kiwe abamaje kutangira kwimenyaho ibimenyetso yuko iyo ndwara aterikosifari ayifite. Hari noneho kuzana ururenda runuka mu gitsina. Aho ibikuze iyo igeze kuri iyo level niyo usanga noneho itangiye gusohora nyababyeyi, cyangwa se ugasanga umuntu yambaye umwenda w'imbere n'umudamu. Yes. Ugasanga hatose kandi hafite impumuro mbi. Hari n'igihe hazaho ibintu birenduka nk'uko wari ubivuze hejuru ugasanga bifashe ku mwenda we w'imbere. Icyo kiba kikwereka neza yuko mu kiziba cy'inda adahagaze neza. Ibyo bintu iyo bibonetse kuri we bimuzanira ingorane kuko niyo yicaye mu bantu aba yiyumva ko atari kumwe nabo, atameze neza. Yes. Mbega aba yumva ko yababangamiye. Nawe muri we aba yumva ko afite imbogamizi. Yiyumva ko ahari bari bumumenye. Abantu bafite ibibazo bitandukanye hirya no hino mu bice byinshi. Hari igihe usanga na benshi yicaye nko mu bantu cyangwa nko mu rusengero ugasanga arimo kwimonyamwonya, akumva amahoro yamubuze bitewe yuko iriya ndwara iba yamumazeho amahoro. Iyo ndwara umuturahari urahari. Ibaze nawe umuntu wokerwa mu gitsina, umuntu wishimagura mu myanya ishinzwe kororoka cyangwa se mu mayasha. Ese wanezeza uwo mwashakanye gute? Apeti naho yava. Peti rashira. Apeti naho yava. Ariko niyo abikoza akabikora babara ndetse naribwa. Nyine icyo kibaho permanent kunezeza uwo bashakanye kuko niyo nshingano yamuzanye, ariko muri we ni nko kuvuga ngo yiziritse umugozi mu izosi. Ayibaze kweri ni nko kwizirika umugozi. Yes. Kavuga tereka ukore bya bindi n'ubundi ariko merewe nabi cyane. Shaka uko wanyarukana mu kigo kwa Kisacyo. Bibutsa ko turacyari ahangaha muri bimwe turimo turabagaragariza bituma za nshingano z'urugo zituzuzanya. Ariko noneho ugasanga umugabo, umugore cyangwa se abana, bimwe muri bino turimo turavuga umwe arabifite. Noneho twari tumaze kurangiza iki ngiki kwishimagura cyane mu mayasha cyangwa se mu matako. Hanabagira gutya bakazana ibintu mu gitsina bimeze nk'amata yapfuye. Ibyo bintu rero iyo byatangiye kuboneka ku muntu w'umugore bishobora kumuzanira icyo bita ubugumba kutabyara. Burya bwose cyane. Ugasanga umuntu yabuze urubyaro kumbe ni tirikosefari cyangwa se tirikomunasi. Tirikosefari bitewe neza yuko iyo inanga zije buriya bukoko buzisamira hejuru buhita buziniga hari. Bukazigwa mu izosi. Ziba zitagifite akamaro kubera yuko nyababyeyi iba itagifite imbaraga zihagije. Mwaramukanya amahoro y'Imana. Wagiye ariko nugaruka rwose nta kibazo pe. Unati
reka dusome ubutumwa ho nka bubiri yes cyangwa se tubanze turangize ibimenyetso twari turimo. somaho umwe. Hari igihe abantu bavuga ngo abantu barabeshya cyangwa se n'uburyarya. Unati mwaramukanya amahoro y'Imana, ati turabashimira Kisake kuko ibyo murimo muravuga nanjye byambayeho, ubu imibonano numvaga ntakishaka. Abyumvise cyane. Waramutse neza? Uramutse. Igitondo cyiza. Kuri twese. Mwitwa bande kandi muri he? Nitwa Josephine, ndahantu bita Mukerezo, Ibanga ya gereza. Ndashaka ko ubaza icyo ushaka kubaza ino nzobere nabazaniye aha ngaha. Ikibazo mfite. Yego. Umudamu ashobora kubona n'abagabo batandukanye nka 2-3. Yego. Umwe akavamo yego. Nduje umutezi kandi abandi ntacyo barwaye. Umwe akavaho n'undi akajyaho. Atari umunsi umwe. Iminsi itandukanye. Umugore nta kibazo yifiteho n'abandi bagabo nta kibazo bigeze bagira, umwe akamubwira ko yanduye. Yego. Ibyo bintu byaba bitewe n'iki? Ndaje uzi banza urangize ndagusubiza nta kibazo. Nicyo cyonyine nari mfite. Reka gusubize wavuye ku murongo. Urakoze cyane. Kenshi na kenshi impamvu umuntu aryamana n'abo bantu kandi mu bantu 8 umwe akavuga ati wansize iyo ndwara kandi abandi bose nta kibazo bagiranye, kiza mu buryo buteye gutya. Ariko reka banza umubwire, ariko ubundi kubera iki aryamana n'abagabo batandukanye? Yashatse umwe w'ingenzi. Kubera yuko ari indwara aba yararwaye. Icyo kibaho kuko we yumva ko ari wo murima afite ugomba kumubeshaho. Oya ntago nkemera ngewe. Abenshi barwaye iyo ndwara ndabyumva, bananirwa gukoresha amaboko yabo, bananirwa gukoresha ubwenge Imana yabahaye, bumva ko umubiri Imana yamuhaye ari wo yakoresha kandi bidashoboka. Ibuka abo bantu 2-3 aryamanye nabo nago banganya imbaraga. Yego. Kandi nago banganya icyo twita umuvuduko wo gukora imibonano. Uko buri muntu aza niko afite icyo yangiza mu mubiri we. Unjyangura kireba. Noneho please buriya kugira ngo wandure ubu burwayi nuko utanikingiye cyane. Ibaze nawe ugiye mu mibonano atari umugore wawe atari umugabo wawe ntunikingiye. Ibuka nuko iyaje namu wamugirira. Icyo ni inama twamuhaga. Noneho tujye ni yihe mpamvu aratubajije ati kuki umugabo umwe muri babandi 3 cyangwa se 4 cyangwa 5 ari umbwiye ngo naramwanduje nk'umutezi tirikomunase nkuko twari tuyiriho. Reka nkwereke. Babandi 3-4 bashobora kuza bakambara prudence. Yego. Nibandure. We yaza akaza ashaka kuvuga ati ngenda live nkurikije aha hantu ndabona ari kugishanga amazi ahari wateraho imbuto ikera. Ati reka aya mazi ntabwo akibagirwa neza yuko muri kiriya gishanga habamo iminyorogoto, habamo ibikeri, hakabamo n'imihini, hakabamo n'imisundwe. Ubwo turimo turazimiza kuko abana bakangutse muri aya masaha. Abana bakangutse. Noneho yakubitamo yasuka akazamuramo ya misundwe. Iyo misundwe ikabasha kuba yamubyarira iriya ndwara. Reka mubyarira ibihumye cyane. Reka ubundi icyambere nimba uburwayi bwagaragaye nashaka uko yivuza. Icyo ni kimwe. Kandi ikindi twabonye ko umugore kugira ngo buno burwayi bugaragare haba hashize igihe. Ubundi umugore kugira ngo iyi ndwara ayimenye, ariko umugabo yashyizemo ejo tayara itataka. Umugabo nimba gikoze nk'izi saha ejo mu gitondo nk'izi saha azaba yatangiye kumenya ibimenyetso yuko iyo ndwara ayifite. Kumba umugore we abimaranye igihe atabizi. Umugore kugira ngo iyo ndwara isobanukirwe nababwiye yuko ejo kimenyekana nyuma y'imyaka 5. Number 1 kubera iki kimenyekana icyo gihe? Buri uko agiye mu period cyo kujya mu mihango buriya bukoko buragabanyuka bugasohoka, bugenda busohoka. Niyo mpamvu ushobora kubwira umugore ati urarwaye, mugatongana hakaba imparana hakaba intambara, akubwira ati nge nta kibazo mfite, kandi we abagifite ahubwo vuga neza yuko muri we iyo yagiye muri iriya mihango biba byagabanyuka. Bigabanyuka. Ni nko gufata inzu
buri munsi ukayihungura aha uho ya mikungugu, aha ntibivuze ko inzu ibirimo umwanda ariko wahunguyemo imyanda mike. aha Waramutse neza, igitondo cyiza bambi. ongeraho kwijwi. Ongera ijwi. Mwitwa bande kandi muri hehe? Sengiyumva. Ni kibazo ki? ikibazo mfite yego cy'uburwayi. Mm. Nigeze kuvugana aho ngaho inyamagabe. Yego, wigeze kumuzana aha ngaha i Nyamagabe? Alo? Data we yagiye, ariko nagaruka arongera atubwire uko bimeze. Mbibutsa ko turi hano i Kigali Kicukiro Centre, i Kigali Kicukiro Centre. Iyo uje utugeraho, ahandi ni hano neza neza i Rubengera. I Rubengera iyo uje ukahagera i Rubengera urampamagara nkakuyobora aho ndi. Ahandi ni hano neza neza i Nyamagabe nkuko uyu mugabo yarabivuze. Iyo uje ukagera hano i Nyamagabe, hano kuri gare tayari uba wangezeho. Aho hantu hatatu tubarangiye, duhamagare nujya kuza. Hangane rwose duhamagara tubwire duti ndaha ngaha, buriya uba wangezeho. Mbibutse umurongo wa telefone, ariko tunagenda dusoma ubutumwa kuko iminota yo irimo kugenda iducika. Umurongo wa telefone ushobora kwifashisha uramutse uje kugira ngo tugufashe. Shaka 10,000 mbibutsa ko ino promotion irimo kugenda irangira. 10,000 urabizana nkasuzuma nkamenya, nonzobere turi kumwe ikamenya ni ibiki bigutera ubwo burwayi, noneho akagufasha. Murongo wa telefone ni 0788 00 75 130. 0788 00 75 130. Uno murongo wa Kisake wandike ni 0788 00 75 130. Umurongo ujye wandikaho Kisake. Hari na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 25 92 63 63 36 07 25 92 63 36. Mwaramukanya amahoro y'Imana. Halo, wakongera ijwi. Mwaramutse neza. Ongera ijwi. Ngo iki? Hakizimana. Ongera ijwi. Uracyaryamye? Uracyaryamye. Ongera ijwi. Ikibazo ni ikihe? Ikibazo Yego. Yanduye infection. Yego. ntabwo nari ko nshobora kuba nararwaye ndwara mpamvu kandi rero ntabwo njyambitse. Nibyo wagira ngo si ibi bintu byandurira mu mibonano gusa. Ntabwo byandurira kuba waryamanye n'umugore. Ikintu kimusobanuriye neza. Ushobora kuba uriya akarabiye mu ibasi, wayikarabiramo iyo ndwara ikagufata. Oya, jya kwihagarika aho undi yihagaritse. Aha, n'icyangwe. Utuntu dutonyange. N'icyangwe. Tukugarukeho. Aha. Tayari. Iki cyangwe cyo twikubisha, uri akagikarabisha n'undi akagikarabisha, iyo ndwara iragufata. Oya, jya muri toilette zino za kizungu, wicareho undi avuyeho utahasukuye. Abantu benshi buriya bajya bagira ngo gusukura no kumenamo amazi gusa. Hari n'igihe uriya muzenguruko abantu bicaraho, iyo utahanaguye, iyo utawogeje undi avuyeho, tayari rwose urasarura. Nawe rwose turasarura. Uba wabibye. Nyine bitewe neza yuko abenshi iyo umubwiye uti ubanza usukemo amazi, yumva ko umucishijemo amaso, akibagirwa yuko umubiri wa mugenzi we utandukanye n'uwe, kandi hari udukoko afite wowe udafite. Unati mwaramutse neza, ati imiti ikuze igitsina no kuvura kurangiza vuba, ati murayifite? Icyo nabasha kumubwira, iyo miti ikuze igitsina twe nayo dufite. Ahangaha rwose reka mbabwire, hari igihe abantu mujya mukeka ibintu byinshi. Buriya hari igihe
igitsina uko ntareshya nawe Dani yes cyangwa se uko utareshya nanjye. Buriya n'ibitsina by'abantu biratandukanye cyane. biratandukanye rwose pe. Buriya banza umenye ngo indeshyo yawe irareshya ite. aha Ese igitsina cyawe ufite imyaka ingahe? yes Ubundi hari mezire zigenderwaho bitewe n'uko umuntu agenje gute ameze mu buzima bwe. ariko nimbi iyi yatubajije ikindi cya kabiri ngo ese ibyo kurangiza vuba byo mubifitiye imiti irahari. umuti urahari. Umukangura abagabo urahari rwose, ukangura imisemburo yawe iba yarasinziriye. Nimba imibonano mpuzabitsina utayihamya, utayikora neza, ukarangiza vuba, icyo bita kubipa cyangwa se gutera kabukoko, umuti urahari, uzaze rwose tuwuguhe pe. Nshimira abantu benshi baje ahangaha bakagukoresha, ibintu byarakemutse cyane, ibintu byagenze neza rwose. Unati ngo ko hari umwifuzo no ati nzaze mumpe iyo miti. Ikijyanye n'umwifuzo ndetse n'umwirinzi nabyo birahari rwose. Mwaramutse neza. Halo. Mwaramutse. Yego. Halo. Yego turakumva. Kubijyanye n'ibyo ngibyo turashimira kunyigisha umwe gusanga. Yego. Ahubwo se abatagereye hafi n'aho mutuye babona umuti. Utuye hehe wowe? Muri Kongo aho bita kwijwi. Turagushimiye cyane ko mama muduteza amatwi. Uzambuka uze hano hafi yawe ku Kibuye i Rubengera. Abantu mutuye aho ngaho hakurya murambuka mukagera hano ku Kibuye i Rubengera. Niho hafi yawe, wowe ndi ku murongo wa telefone, nujya kuza ugeze ku Kibuye uzaza ugere Rubengera, nzakuyobora aho nkorera hano i Rubengera. Urakoze cyane. Yego. Urakoze nawe. Unati ubutumwa bwawe bwo buragurutse. Ati tubwire ku marozi nk'umukire akurazanya n'imbwa akagufata nabi. Ibaze nawe. ariko abantu bagiye babanza bakagira impuhwe. Ibaze nawe akurazanya n'imbwa, ariko abagukuriramo ibiki ubwo ngubwo. Wowe se ubundi kuki ubyemera? Kuki ujya kuryamana n'imbwa? Kuki banza umenya agaciro k'ubuzima bwawe? Ariko uyu muntu nawe urazanya umuntu n'imbwa, nawe ntabwo umuntu. Ariko rero n'uwemera kujya kurana n'imbwa, umenye neza yuko nawe aba yararozwe. None hari n'ibindi abamukuriramo, kandi haba hariho n'ibindi abamukuriramo. Abantu bagira gutya bagatangaho abandi bitambo cyane, ugasanga ibyo wari kuzakora bikaguhira, akubujije iyo migisha cyane. Ntabwo nazindutse aka kanya, iby'amarozi nzabikubwira ejo cyane. Reka twiganire bino bisanzwe, nicyo gihe twafashe. Ariko iby'amarozi n'imyuka mibi ejo rwose witegure, ahangaha turi kumwe rwose pe. Ariko kuyu muntu wari utwandikiye ibi ngibi, shaka uburyo ki watabara ubuzima bwawe. Ntabwo umuntu ari uwo kurarana n'imbwa. Iki rwose ndakikubwiye. Unatiye ikisake. Mwaramutse neza. Ati turagushimira kubw'ikiganiro cyiza waduhaye. Ati nanjye ndibwa mu gitsina nkumva nakwishimaguramo, kandi hakaza ibintu by'umweru binanuka. Uzatabara ubuzima bwawe, uzutugereho. Uwo icyo twabasha kumubwira nuko yafata itike akaza aho yaba ari hose, tukamusuzuma tukamenya ahantu ikibazo gihagaze, tukamufasha cyane. Unati imiti irahari rwose. Imiti yo irahari. Unati ku cyumweru murakora? Ati umuti wo gutera icyambere ku cyumweru cyo turakora, iminsi yose turakora. Uzaze. Umuti wo gutera kabariro ati urahari. Ubutumwa bwawe buragurutse. Umuti wo gutera kabariro rwose ukagahamya, ukitwa umugabo, ugasigara nawe uvuga ijambo, bakavuga ngo papa w'abana araje. None ati ugura ngahe? Shaka 10,000 tubanze tumenye n'ikihe kibazo gihari, noneho tubone kuba twagufasha. Ati wa mibi. Ati wo urahari nawo? Amibe. Umuti wa mibi urahari. Muri akenshi na kenshi abantu ntago barasobanukirwa n'ububi bw'inzoka ya mibe. Ndashaka yuko nituramuka tugarutse tuzabigisha ku nzoka ya mibe ifatite
yego iterwa n'iki? niyo nzoka mbi igendana n'amaraso ikagenda ikangiza ibice by'umumaro w'umuntu 100%. kuko amibe ntago ari indwara yo gukiniraho. mbibutsa ko turi ahangaha i Kigali Kicukiro Centre. iyo uje ukagera hano i Kigali Kicukiro Centre waba watugezeho. ahandi ni hano i Rubengera uraza wagera i Rubengera. ubwo mu yandi magambo abantu muri mu Rutsiro, abantu muri Rubavu, abantu muri hano i Nyamasheke, Icyangugu aho ngaho, ndetse n'abari hano mu bice cyangwa se mu mirenge itandukanye ya Karongi, muraza hano duhurire i Rubengera. Iyo wahageze rwose tayari uba wamaze kungeraho. ujye umpamagara. waramutse neza, wagiye nawe. ahandi ni hano mu majyepfo, hari abantu muri Huye, za Gisagara cyangwa se hafi y'Inyanza aho ngaho, muraza hano i Nyamagabe. iyo ugeze Nyamagabe kuri gare mpamagara. urumva ko Kisake mba naragiye mbagabanyiriza ingendo kugira ngo byibura wivuriza hafi, ariko buriya nta kure yo kwa muganga hariho. waramutse neza, Uramutse. igitondo cyiza. witwa nde, uherereye he? umuntu utamenya ikinyarwanda mwavuga neki? umuntu utamenya ikinyarwanda uzi uruhe ruri mu bwo ngubwo? alo, buriya si nk'igiswahili ahari, aze kugaruka turavugana nta kibazo. turakizi rwose pe, ngize ibyago rwose ahita agenda, ariko nta kibazo aze kugaruka. unati ubutumwa bwawe buragoranye pe. ati burya si ngombwa kurenganya umugore ko ubutumwa bwawe buragurutse. ati ko yagize ate buragaruka ariko ndabusoma. ati kurenganya umugore ko yarakwa. ubutumwa bwawe bwandike neza. hari abenshi arakarira umugore ngo yamwimye, ngo ashobora kuba hari ahandi yagiye. yego, kandi umugore afite indwara yayimubwiye wenda akayigaya, bigatuma umugore avuga ati nanjye reka nkuveho, kubera uburwayi arwaye. akumva muri we adashobora kugikora kuko afite ingorane muri we, ariko yabigaragariza umugabo ntabyumve, bigatuma nawe muri we avuga ati ariko ibaze ugize gutya urumva uribwa mu kiziba kinaha bimaze iminsi, ahubwo uburibwe bubamo, noneho ukazanamo ibintu bimeze nk'umweru, ukishimagura, ukokerwa. ese iyo mibonano mpuzabitsina wayiryoherwa? apeti se yavaye? ntabwo waryoherwa, apeti naho yava. ntabwo. shaka uko umpamagara uze tusuzume tumenye ikiriho, niturangiza tube twagufasha. andika umurongo wa telefone ni ingenzi. nimva hano muri studio mukomeze mumpamagare, ejo bundi turahari hano mu kigo cya hano kwa Kisake kugira ngo ubuzima bwanyu butabarwe, kuko kenshi na kenshi hari igihe umuntu aba yumva amerewe nabi. yego, utabara ubuzima bwawe. icyambere ni ubuzima. unati mwaramutse neza, ati nanjye njya kwihagarika nkatonyanza utuntu dukeya binjya. n'umuntu wamubwira iki? uwo nawe icyambere cyo nabasha kumubwira, aze tumusuzume kuko iyo ndwara arayifite, abashe guhabwa imiti, kuko muri we umuntu wese we yahura nawe bakaryamana adakoresheje agakingirizo, iyo ndwara arayimusiga. unati mwaramutse neza, ati nanjye ndababaye cyane, mumvise ndyamye ariko maze iminsi ndibwa mubiri wose, narisuzumishije kwa muganga nta kintu babona ndwaye. ati numva munazaza mukamfasha. yewe nawe kumusuzuma ndumva ko aricyo cyaba cyiza. baramusuzumye basanga nta kibazo afite, kandi araribwa. bashobora kutakibona, ariko twebwe nk'uko mbere na mbere ibi byose bitarabaho, basogokuru bavugutaga umubirizi bakawuduha tukawunywa kandi tugakira cyane, ndetse n'ibindi. ariko aho iterambere riziye, nanone twibuke yuko burya tugomba kugendana n'iterambere, tukabanza tukamenya ese umuntu arwaye iki. 100% azaze tuzicana nawe tuganire, tumenye arababara ate, ikibazo kiri hehe cyane. ndumva ko icyo atari ikintu kiruhanyije cyane, yatugeze iruhande tuzamufasha. unati mwaramutse neza, ati kujya mu mihango byaranze neza, ati ni mperuka kwirenza amezi 3 n'ubu byaranze. iyo twize kuri ino nzoka, iyi nzoka iyo uyirwaye hari igihe no kujya mu mihango byanga.
byanga imihango igahagarara ukamera nk'utwite kandi nta nda ufite. urabona ko ni ikibazo gikomeye cyane. mbibutse umurongo wa telefone mugomba gukoresha uramutse ufite uburwayi cyangwa se ufite uwawe wahuye na bino bibazo tuba turimo turagenda tuganira. andika umurongo wa telefone uzajya umpamagara, andika 078 00 75 130, 078 00 75 130. umurongo ujye wandikaho ukisake. unati mwaramutse neza, ati nsuhuriza iyo nzobere muri kumwe, ati ngiye mfite ikibazo gikomeye cyane, nagiye kwa muganga baransuzuma bansangamo umuvuduko w'amaraso, ati ndetse n'icyo bita sukari. uno muntu wamubwira iki? Kugifatanye n'ibyo bamubwiye, ndumva ko niba baramusuzumye batamubeshye. yego ubwo basanze afite umuvuduko umwinshi w'amaraso ndetse afitemo na diyabete. dufite icyo bita massage. massage bisobanurwa ni ibintu massage ni ugukora ku muntu, gukangura abasirikare barinda umubiri, ibice by'umubiri biba byarasinziriye, gutuma amaraso agenda neza, no kuba iriya myanda ituma amaraso yirukanka cyangwa se turadutse tutangiye kwiboroka dukinguka, uwo muntu icyo kibazo kikabasha kumushiraho. mubwira uti ubundi mu buvuzi dufite hari n'igihe tukuvura tutaguhaye imiti yo kunywa. hari igihe umuntu aba yaragiye ahantu henshi bikanga imiti akumva yaramugeze mu izosi. hari uburyo tukuvura tutaguhaye imiti yo kunywa. uburyo bwose turabufite burahari. kandi noneho nawe ushaka gukira ibingibi bijyanye na sukari uraza ukatugeraho tukareba uko bimeze. unati mwaramutse, akoma ingimge mu maso n'amaguru n'inda mwamfasha, ati nangahe? icyo kintu kubyimba amaso akabyimba amaguru n'inda bituruka, icyo cyo tuzakiganiraho kirekire, ariko bikunda kuza biturutse nko ku mwijima n'impyiko ndetse n'umwijima. azaza tumusuzume, twitegereze kuri ibyo bintu bibiri, ikibazo kiva kuki, gituruka hehe, kiva hehe, tumuha umuti tumaje gusobanukirwa uko giteye n'uko kimeze. reka tubabwire yuko rero ikiganiro cyo kirimo kiragenda gisoza, iminota yo irimo kugenda irangira. twaganire byinshi, bantu bafungunye kiramajwi y'abaka kanya, hari igihe tuba twatangiye batatwumva, basinziriye, abandi bahuze. yego, ariko aho ufunguriye kiramajwi yawe ukatwumva, uzagire gutya ntihagire ikibazo kikubonekaho. andika umurongo wa telefone ngiye kuguha. abantu bararwaye ibintu bitandukanye. twaganira uyu munsi bijyanye n'ubuzima busanzwe bwo mu mubiri. turebera hamwe abagabo batuzuza inshingano, ibibazo baba bafite twabibonye. abagore batuzuza inshingano z'urugo nabyo twabibonye. tubona n'uburwayi busanzwe bwo mu mubiri, nk'uyu twandikiye ikijyanye na diyabete, ikijyanye n'umuvuduko w'amaraso, kugenda kwihagarika ukababara, kwituma nabyo bikanga. hari ababitwandikiye. nakagaruka ejo, ndabona iminota yo irangiye, ariko nkwibutsa ko hari n'ikindi gice tubafitiye kijyanye n'amarozi n'imyuka mibi, ndetse n'uburyo kibyanyu bigenda bigashira kubera imikoshi, kubera rusahuzi babateza. ibi tuzabiganiraho nanone nitubona umwanya. ndashaka kubibutsa umurongo wa telefone tukabasezera. wowe ubabaye, wowe urwaye, jya utabaranya, ubuzima bwawe n'ubwawe, jya utabara uze tugufashe. dukorera hano i Kigali Kicukiro Centre, ndetse n'ahangaha i Rubengera ni ku Kibuye i Rubengera, nahabashyiriye ishami. yuje ukagera Rubengera urampamagara kugira ngo utayoba. ahandi ni hano i Nyamagabe, wari mu majyepfo. wowe rero ujya ushaka ujya umpamagara nkuyobore hafi kuri wowe. umurongo wa telefone ni 078 00 75 130, 078 00 75 130, 078 00
75 130. Hakaba na Airtel Tigo ya 07 25 92 63 36. 07 25 92 63 36. Nge nari kisake kabonawo. Yes. Gira ikintu ubwira abantu dusoze. nongeye kumenyesha abari baduteze amatwi yuko ubuvuzi buhari, imiti irahari, kandi buri kimwe cyose gikenewe ko bagomba kutugera iruhande, ko ntacyo bazatuburana. Abantu bajye bibuka ko kwivuza ari ngombwa. Reka rero tubasezere, muragenda muduhamagara, turagenda tuganira, mubane n'Imana. Baje Imana, baje Imana.